Nongere mbasuhuze kandi mbahe ikaze. Ni mwarimu wanyu, mwarimu wa muzika. Turi kuri Harerimana Domitien GS, aho dukurikirana amasomo ya muzika, amasomo ya gitari, amasomo ya muzika by'umwihariko instrument twiga cyangwa igicurangisho twiga ni gitari. Uyu munsi rero umunyeshuri arashaka ko twiga indirimbo yitwa Yewe Mukobwa. Yewe Mukobwa nayo ni indirimbo iri muri sol cyangwa G scale, G major, iri muri sol majeur. Iri muri sol majeur, ugereranyije ishobora kuba iri nko mu njyana ya pop. Amakoro y'ibanze ukoresha ni sol, ni la, ni do, ni re cyangwa ni G, ni A minor, C major and D major. Yewe mukobwa kono nagukunze. Urabona ndangira kuri solo. Yewe mukobwa na mineri, kono do re. Yewe mukobwa kono nagukunze. Uri kubona uko nimo ragerageza urebe ku ntoki ni yewe mukobwa kono nagukunze. Wenda mbere yo kubishyira mu njyana ukoresha akaboko k'iburyo hano, wabanza ukamenya uko kwimura amakoro. Yewe mukobwa kono do kunze re. Yewe sol kobwa ra kono do agukunze. Izera wowe buri gihe ko tuzabana iteka. Urabibona? Sol, la, do. Igitero nayo manota ukoresha. Ayo manota ukoresha. Ubwo hano icyo bigusaba ni ukongera ubushobozi bwawe bwo kwimuka mu njyana uva ku nota rimwe ujya ku rindi, ukumva nyine birimo injyana bigenda bihererekanya. Iki ni igice cya mbere cyangwa ni amanota ukoresha mu gitero. Igice cya kabiri noneho uhita ko ujya kuri mi, uhita ucuranga ugahita ujya kuri mi ni sol. Ibya bidukora ukiva kuri re uhita ujya kuri mi hano. Ese igihe nabikubazaga ko wabihakanye, aha ukarahira utazigera ubikora. Abisubiramo kabiri, ahera kuri mi. Ese mi mineur cyangwa I minor. Ese igihe re nabikubazaga ko wabihakanye si mineri, aha ugaruka kuri sol ukarahira kujya kuri si mineri utazigera ubikora. Ushobora no kubikorera mu manota ari simple. Ese igihe re simple nabikubazaga ko wabihakanye si mineri, aha ukarahira kugira ngo urabibona kutazigera ubikora. Ese ya kabiri, ese ya mbere. Ese ni ya mbere, igihe re nabikubazaga do wabihakanye si mineri, aha ukaza kuri sol ukarahira kutazigera do ubikora. Ese ya kabiri. Ese kuki utabinekerereje nkishakira undi mukobwa. Kambisubiremo.
ese kuki utabintekerereje nishakira undi mukobwa. Kansubiremo. Ngiye gukora ka kandi kanjyana kuri chorus, gahita kanjyana ku gusubiramo. Agashema ka nyuma kanjyana gusubiramo, aho mfungira kuri re gahita ngenda ese abihakanye aha ukarahira ngira ngo turi kuyabona utazigera ubikora. Ese urumva ubwo butinde burimo? Kansubiremo. Uvuye kuri re ese ubwo butinde burimo utinda kuri mi kugira ngo ujye muri ta, wimuke neza ugwe muri re kandi ukomeze uririmbe nyine injyana ikomeze igumemo. Ese igihe nabikubazaga, hano uratembera kanye aha ntabwo uhagarara, ukarahira simireri ukahatinda utazigera, ukahatinda ubikora. Kansubiremo. Ese ukahatinda igihe ukagenda nabikubazaga ko wabihakanye, uruhukira kuri solo, ukarahira kugaruka kuri si, ukahatinda utazigera ubikora. Ese kuki utabintekerereje ukahatinda nishakira undi mukobwa, ukajya kuri solo. Kansubiremo hano niho hasa nahagoye. Ese ukahatinda igihe nabikubazaga ko wabihakanye aha ukarahira utazigera ubikora. Ese kuki utabintekerereje ukahatinda kuri re nishakira undi mukobwa. Nizere ko rero isomo riri bukugwe neza, wakundaga yewe mukobwa. Nizere ko ugiye kubona igisubizo. Noneho hari agace ka nyuma kavuga ngo genda urabinkoze urampemukiye. Utangira kukaririmba uri muri re. Kansubiremo. La ni ya manota ya mbere y'igitero, usubiramo genda urabinkoze urampemukiye, genda urabinkoze urampemukiye, ugahita uhera muri re genda urabinkoze nzajya gushaka undi, ugahera muri re. Reka rero isomo ry'uyu munsi rikugwe neza. N'undi wese wibazaga uko yacuranga yewe mukobwa, hera kuri ibi biri bugufashe. Kandi uramutse ugize ikindi kibazo wanyandikira muri comment, nkagerageza nyine tukabishyira mu njyana kandi bikagenda neza. Mwakoze rero gukurikira isomo ry'uyu munsi. Mugire umunsi mwiza.